Hello my friend, mumeze mutenizere ko mumeze neza. Ndabizi benshi nyuma yo ko dukoze video zijyanye na Mokash ari benshi babisobanukiwe ndetse n'abandi tibarushaho kubisobanukirwaho. Muri no munsi rero twagarutse kuki kubera iki. Ndabizi benshi mugira ikibazo cy'ukuntu mwakishyura Mokash mudashyizwe Sialab. Ndabizi nawe ushobora kuba ufite ideni rya Mokash waragujije ariko wibaza ati se nakishyura gute, ese niki bisabwa kugira ngo wishyure. Nkwibutsa yuko kugira ngo wishyure bisaba kuba ufite amafaranga kuri Mokash niba waragona ko kuri konti yawe ya mobile money niba waragujije kugira ngo wishyure. Urabona ko n'urugero tumaze iminsi dukora kuri zino video za Mokash. Niba ufite ikibazo cyawe cyo kuri Mokash utazi gusaba inguzanyo, utazi inguzanyo wemerewe, wareba video zikurikira. Utazi ese izo video link zazo turazishyira muri comment kugira ngo nawe uze kubasha kunyarukira kuri no channel uzirebe izino video. Nkwibutsa ko niba utarakanda subscribe uyikanda asike tujye tumana 5 buri munsi. Nkwibutsa yuko utazi gusaba inguzanyo kuri Mokash, utazi inguzanyo wemerewe, ushaka kumenya kwishyura Mokash ndetse ushaka no kureba amafaranga ufite kuri Mokash wizigamiye cyangwa ushaka kuyakuraho cyangwa kuyabitsa, izo video zose twarazikoze wagenda ukagira kuri channel ukazireba.